kuko kogosha umanura biragufasha cyane. N'indi misatsi iyo ari yo yose ni byiza cyane kogosha uba. Hello Rayigivers, nizere ko mumeze neza cyane. Banje kuguha ikaze kuri Clarisse Girishya YouTube channel. Ushimira kuba ufunguye video. Mbere na mbere ndagusabye kora subscribe n'utarayikora, kandi nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kantu keza cyane. Tugiye kuganira kuri ba bantu bagira ikibazo cyo kuzana uduheri cyangwa se cyo kuribwa nyuma yo kwiyogosha. Hari abantu basanzwe bagira uburibwe cyangwa se bakazana uduheri nyuma yo kwiyogosha mu myanya y'ibanga, ku ubwanwa se cyangwa se n'inshakwa. Rero uyu munsi nakuzaniye igisubizo, nakuzaniye ikintu wakora muri ya process yo kwiyogosha, noneho ugaca ukubiri n'icyo kibazo cyo kuribwa nyuma yo kwiyogosha. Ni Clarisse Girishya, ntucikwe. Ikintu cya mbere rero uzakora kugira ngo wirinde bwa buribwe, uzagikora utaratangira kwiyogosha. Icyo nta kindi ni ukwibuka kwiyogosha mbere y'uko ya misatsi ugiye kogosha iba myinshi. Ahangaha niba ugiye kogosha ubwanwa cyangwa se inshakwaha cyangwa se insya, bisaba ngo wibuke kwiyogosha zitaraba nyinshi. Icyo gihe ikintu bigufasha kudacishamo urwembe cyangwa se ikindi kintu cyose ukoresha wiyogosha, usange usa nkaho uri gukurura cyane, aho hahandi usanga n'uruhu rurimo kuhangirikira, ukumva nawe mu gihe uri kwiyogosha ukumva birimo kukurya cyane. Rero niba ugize uburangare ho gato ugashiduka, noneho ya misatsi cyangwa se bwa buya, bitewe n'uko ushaka kubyita, bwarakuze cyane, ahangaha ikintu wakora, gerageza mbere y'uko wiyogosha ukoresheje urwembe cyangwa se jirete, ubanza ucishemo umukasi ubugabanye, kuko kubugabanya biragufasha cyane. Ucishamo urwembe cyangwa se jirete ntumve uburibwe. So ikintu cya mbere uzakora ni ukwibuka kwiyogosha utaragira ubwoya cyangwa se imisatsi myinshi ahantu ugiye kogosha. Ikintu cya kabiri uzakora ni ugukoresha urwembe cyangwa se ikindi kintu ukoresha wiyogosha gishyashya. Ahangaha niba ukoresha urwembe wiyogosha, urabizi neza ko igihe rutangiye kugimba ni hahandi uwiyogosha ukumva urimo kubabara. Ariko nuba wakoresheje ikintu wiyogosheje gishyashya, urogosha ukogosha vuba kandi ukogosha utumva uburibwe bwatewe na cya kintu urimo kwiyogoshesha. Rero niba usanzwe ugira ibi bibazo byo kuzana imiburu cyangwa se kubabara nyuma yo kwiyogosha, iki nacyo ni ikintu ugomba kwitaho kugira ngo ugabanye ibyo bibazo. Gerageza rwose uko ugiye kwiyogosha ukoresha ikintu gishyashya, icyo kintu kizagufasha cyane. Akantu ka gatatu rero ugomba kwibuka muri cya gihe ugiye kwiyogosha, gerageza ahantu ugiye kogosha ubanze utume horo. Ahangaha ushobora kuhasiga amavuta cyangwa se ukaba wakoresha shaving cream ku bantu bayikoresha. Njyewe nayo nkoresha, ariko niba wowe ari amahitamo yawe kuyikoresha nta kibazo, irafasha, ikaba yakurinda kuzana utuntu tw'uduheri cyangwa se ibindi bibazo nyuma yo kwiyogosha. Rero ahangaha icyo navugaga, gerageza ahantu ugiye kogosha habanze horohe, wumve ko horoshye, kuko iyo hamaze guhehera hasa nkaho hatose, urogosha ntiwumve uburibwe, ntabwo wogosha urimo kuribwa nk'uko bisanzwe. So rero uburyo bworoshye ni ugufata amavuta. Byaba byiza ukoresheje amavuta nk'ay'igikakarubamba cyangwa se amavuta y'inka, kuko niba ugiye kogosha urugero nko mu myanya y'ibanga, urabyumva ko ni ahantu hakeneye amavuta atari bukwangiriza. Ahangaha abagore cyangwa se igitsina gore kirabyumva cyane, kuko nukoresha amavuta ugasigaho amavuta asanzwe, amavuta ubonye abonetse yose, ashobora kuba yaguteza ikibazo gisumba n'icyo wari urimo gukemura yose. Nukoresha amavuta y'inka
ni amahitamo meza uzaba ukoze ko nta kibazo, nta bindi bintu biba byongeyemo. Amavuta y'inka nayo ariko ataciye mu nganda ngo bongeremo ibindi bintu, bizagufasha cyane. Ubundi noneho wiyogoshe ibintu rwose ari umutekano, nta kibazo biguteye. Ikintu cya kane uzakora kugira ngo ugabanye risike yo kuba waza kuribwa cyangwa se waza kugira ibindi bibazo nyuma yo kwiyogosha, ni ukogosha ya misatsi cyangwa se bwabwo birimo kogosha. Gerageza kubwogosha ujya mu cyerekezo bukuriramo. Ahangaha navuga wenda nko ku misatsi kunsya zimera zijya hasi, zisa nkaho zimanuka hasi. So rero niba ugiye kuyogosha nawe jirete cyangwa se urwembe cyangwa ikindi kintu urimo gukoresha uyogosha, byaba byiza nawe uyifashe muri position isa nyine nka hahandi zikura zijya, uzogosha umanura hasi, kuko ahangaha nubikora gutya uzagabanya friction force ibaho urimo kwiyogosha, noneho bikurinde kubabara cyane. Nawe uzabigerageze urebe wiyogoshe ujyana hejuru. Nubwo urimo kwiyogosha ku myanya yawe y'ibanga, uziyogoshe ujyana hejuru, noneho wongere urundi ruhande rwogoshe ujyana hasi. Nawe uzabigereranya ubyumve, kuko kogosha umanura biragufasha cyane. N'indi misatsi iyo ari yo yose ni byiza cyane kogosha ubanje kureba icyerekezo irimo, ukogosha nawe ujya hahandi ikura igana, ku buryo bitari buguteza ikibazo ngo usa nkaho uri kuyikurura cyane, bize gutuma uruhu rwangirika. Noneho nyuma nihatangira kumera indi misatsi usange birimo kukurya, usange urimo kumva ushaka kwishimagura. Oya, izi rero nizo tips cyangwa se utuntu nakugeneye wakora, wagerageza, ubundi noneho cya kibazo ugira cyo kubabara nyuma yo kwiyogosha kigashira burundu. Ndakwizeza ko ibi bintu nubikora, mana yanjye, bizagufasha ku kigero cya 98%, kuko nuba wagerageje gukoresha izi tips twavuze, ndakwizeza ko utazongera kumva uburibwe. Nta bintu byo kwicara nyuma y'iminsi 2 umaze kwiyogosha usanga ushaka kwishimagura, wabangamiwe, wabuze uko wifata. Oya, gerageza izi tips, ndabizi ko zizagufasha. Ubundi noneho ujye wikorera isuku wumva uri free, nkuko ujya muri douche ugasohoka wumva umeze neza, n'ibindi byose ujye ubikora wumve utekanye. Yari Clarisse Girishya. Niba ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo, cyandike muri comment. Ubundi niba wakunze iyi video kora like, niba nanone wumva hari icyo yafasha inshuti yawe yiyisangize ukora share, kandi nawe utarakora subscribe ndagusabye, ndakwinginze kora subscribe, ubundi ujye ubona utuvideo twose na uploadinze, kandi tujye tubana muri buri kantu kose kagufasha. Wakoze cyane kuba wabanye nanjye, ndagushimiye cyane. Bye.